Yes, mu gihe twari dukomeje kugenda twumva inkuru zigiye zitandukanye za Bruce Melody ndetse na Diamond, ndetse hakaza kwiyongeramo n'igitaramo cyari kiri kuba cya Israel Mbonyi ndetse n'iby'urukundo rwiwe, ubu tayari amakuru arashyushye kuri Davido ndetse n'u Rwanda. Davido murabizi yuko yakunze kugira ibihe byiza hano mu Rwanda, aho yahuye na His Excellency ndetse akomeza kugenda agira n'ibitaramo bikagenda byitabirwa cyane cyane ku rwego rwari ruri hejuru, ndetse biza kugera ubwo aza no gutwara igihembo muri Trace Award agikuye hano i Kigali mu Rwanda. Ibyo rero bituma akomeza kugenda akunda u Rwanda, ndetse bituma akomeza kugenda yisanga muri kino gihugu, dore yuko ari ahantu yishimira mu buryo bukomeye cyane, dore ko yakomeje kugenda abazwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse haza kuvugwa n'ibijyanye no kuba yakorana indirimbo n'umuhanzi wo mu Rwanda, ndetse ibyo byose biza kuzamo n'uwo yifuza yuko ashobora kuba yakorana nawe indirimbo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ntabatindiye, reka tugende dusobanura akantu ku kandi, kuko uyu muhanzi Davido murabizi yuko rwose no kugira ngo izina Diamond rikomeze kuba ryavugwa, ndakeka yuko indirimbo bakoranye yari korabo ahagana muri za 2017, 2018 mu gutyo, niyo yatumye Diamond aba umusuperstar ugeze kuri rwa rwego. Yego nawe yashyizeho akiwe, ariko biramutse bibaye ngombwa yuko rwose n'umunyarwanda yakorana nawe, uwo ari we wese, yaba ari hagati ya Bruce Melody cyangwa se The Ben, ibintu byarushaho kuba byaryoha kandi bikagenda neza cyane. Rero kuba uyu Davido yaba yabitekereje byaba ari sawa cyane. So rero ntabatindiye, reka mbabwire ukuntu byari byifashe. Ni ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru hariya iwabo, ubwo yari yitabiriye nyine media yaho, ni ikinyamakuru cya radiyo. Yagize gutya arabate rero nkunda Afurika, kuko bari bamubajije ati se kuki utajya hanze ngo ujye muri Amerika kimwe n'abandi, ukishimira kuba wakomeza gukorera hano mu gihugu cyacu cya Nigeria, kuki utamera nk'abandi bahanzi iyo bamaze kwandika izina kugira ngo bakomeze kuba bajya ku rundi rwego, ko bahita bafata icyemezo cyo kuba bajya hanze bakajya muri za Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu. Kuki wowe utabitekereza? Mu gusubiza rero ntago yagize abica ku ruhande, yavuze ati njyewe impamvu Afurika ngenda ayikunda cyane cyane kurenza ahandi hantu hose, kumbwira za Europe cyangwa Amerika ibyo ntago biba bimfasheho cyane, ahubwo njyewe hari ibihugu byo muri Afurika nikundira. Umunyamakuru arangije aramubaza ati se bitabaye igihugu cyacu cya Nigeria wumva watura he? Aramubwira ati rwose njyewe yego byagorana, ariko hari igihugu rwose nkunda nkaho ari mu rugo. Icyo gihugu rero niho cyakomeje kuvugisha abantu benshi, abandi bari bazi yuko wenda ari buvuge za Maroc cyangwa Afurika y'Epfo, ariko ntago ariko byegeze biba, ahubwo we yavuze ati igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ndateganya kuba nakiguramo n'inzu mu gihe naba ngiye nko mu kiruhuko, nkaba nakikozayo, ubundi rero nkaba ninjoyenga gake gake. Ndetse umunyamakuru aramubaza ati se kuhishimira buriya waba uhafite na projet yo kuba wahakorera ibijyanye n'imiziki? Rwose ahubwo naranabitangiye, ibitaramo narabihakoze, igisigaye no kuba nakorana n'umuhanzi waho mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero bikaza gukubitana na za nkuru zakomeje kugenda zicicikana yuko Bruce Melody ashobora kuba yakorana nawe, dore yuko n'ubundi iyi korabo n'ubundi ntabwo ari bwo bwa mbere yabivuzwe kuri Davido. Murabizi yuko nyakwigendera Jay Polly atari yitaba Imana, n'ubundi bari bafite projet yuko bashobora kuzaba bakorana korabo, ariko biza kurangira yitabye Imana batayikoze.